Dukomeje n'andi makuru kuri uyu wa gatatu ikigo TransUnion cyatangije uburyo bushya bwo kugenzura abahabwa inguzanyo bashingiye ku byiciro by'icyizere bahabwa n'iki kigo bitewe nuko baba bakoranye n'amabanki babitsa Aimable Nkuranga ndabona arimo yakira Aimable Nkuranga umuyobozi w'iki kigo. Nibyo koko ndi kumwe na Aimable Nkuranga umuyobozi wa TransUnion hano mu Rwanda. Nkuranga tubahaye ikaze muri studio za TV10. Uyu munsi rero hari uburyo mwashyize ahagaragara bugendanye no gutanga amanota ku bantu batanga inguzanyo. Iyo bavuze gutanga amanota ku bantu batanga inguzanyo abantu ntibasobanukirwa ibyo ari byo. Muri TransUnion ibishatse kuvuga iki? Muri TransUnion ni uburyo bwari busanzwe bukoreshwa ku bagana ibigo by'imari bashaka inguzanyo. Ni uburyo busanzwe bukoreshwa mu bindi bihugu. Mu cyongereza babwita credit score. Mu Rwanda rero n'ubwa mbere twabutangiye, twari dusanzwe dufite ubundi buryo tureba uko umuntu usaba inguzanyo ahagaze, tukabasha kwereka ibigo by'imari agana, tukabyereka uko ahagaze. Ariko uyu munsi nabwo twatangije ubwo buryo bushyashya bwitwa credit score bwo gutanga inguzanyo bufasha kwegeranya amakuru y'umuntu ukabasha kubona amanota runaka yerekana uko ahagaze. Uhagaze neza usanzwe yitwara neza ku bijyanye n'inguzanyo, abaye afite menshi, usanzwe afitemo ikibazo ku bijyanye no gukoresha inguzanyo akagira make. Niba muri mumara kubaha ayo manota bizajya bigenda bite? Atuma abantu bagera ku nguzanyo. Atuma abantu bagera ku nguzanyo kuko iyo umuntu agannye ikigo cy'imari yashaka inguzanyo hari uburyo bakenera kumumenya kurushaho kugira ngo bamenye niba ari umuntu usanzwe akoresha neza serivisi z'imari cyangwa niba ari umuntu ushobora kuzarushya cya kigo cy'imari mu bijyanye no kwishyura amafaranga yahawe. Icyo gihe rero umuntu hari ibibazo bamubaza, hari ibindi atanga, hari ibyo yerekana, ariko nanone ikigo cy'imari kigakenera kureba ku ruhande ku wundi muntu waba umufiteho amakuru. Aho ngaho rero niho TransUnion izaramo tukerekana amanota tukavuga uyu muntu ari muri iki cyiciro. TransUnion ndumva mwibanze gusa ku bigo by'imari ku mukiriya we nta nyungu azabona musibye kwereka ibigo by'imari ko uwo muntu ugiye guhabwa inguzanyo nta kibazo afite, niyo bamuguriza nta kibazo, ku mukiriya we nta nyungu ihari. Ku mukiriya bimufiteho inyungu cyane. Bimufiteho inyungu cyane kubera ko icyambere iyo aya makuru y'ikigo nka TransUnion ataraboneka, ubusanzwe abakiriya bose bafatwa kimwe. Iyo ugeze imbere ya banki cyangwa ikindi kigo cy'imari umukiriya bamufata kimwe n'undi, kandi abakiriya baba barimo ibyiciro bitandukanye. Hari ababa ari umukiriya mwiza unabifitemo amateka ubasha kwerekana ko asa ari umukiriya uzishyura neza, hakaba n'undi mukiriya ujyayo bigaragara ko yagize ibibazo mu minsi yashize yatajya yishyura neza, bityo n'imbere nawe akashobora kuzishyura nabi. Aho rero icyo bimufasha iyo babafataga kimwe babacaga inyungu zimwe, bakabasaba ingwate zimwe, bakabasaba, ariko ubu hamwe n'aya manota navugaga umukiriya ashobora rero ni Bonaventure Cyubahiro yavuganaga n'umuyobozi wa TransUnion mu Rwanda. Reka dukomeze n'andi makuru.